Reka nongere ngo ikaze wowe wakoze subscribe aho waba uherereye hose, yaba muri Aziya, muri Amerika, muri Afurika ndetse n'Uburayi, twongeyeho na Oceania. Ubundi tugiye kureba ku isi dusanga tuvuga ko dufite imigabane ijya kuba 5, aho tuvuga Afurika, tukavuga Amerika, tukavuga Uburayi, tukavuga Afurika ndetse na Oceania. Ubundi uko tuvuga ubundi normally mu buryo busanzwe tuvuga imigabane 4, ariko iyo tuyishyizeho Oceania tuvuga ko ari umugabane wa 5. Ubwo rero wowe aho waba uherereye hose ukaba uri umukunzi wacu, wiyumvemo ko tuguhaye ikaze especially cyangwa se cyane cyane wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho waba uherereye hose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho icyo twita monetary funds. Monetary fund turareba ngo niki, turebe ngo ubundi yashyizweho ryari, imaze iki, niki mari abanyafurika cyangwa se niki itabamariye, ese ni ngombwa cyangwa se si ngombwa. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Muribuka ko dushyiraho ikiganiro cy'abantu bari fani nyine badafite ikintu na kimwe bari buganirizeho, ahubwo bari buganira ibintu bituma abantu basanzwe bari buseke. Ni ukuvuga cyo ngicyo twabyise recreation time. Recreation time ni igihe nyine dushobora kuzana kwivugira ibintu biri fani biri aho ngaho, bidashobora gutuma umuntu akoresha ubwonko bwinshi ari gutekereza kuri ibyo bintu, nabo kubyumva akisekera, it's fine. Ariko nabibonye ko abantu benshi babikunda. No icyo nshaka uburyo nshaka kuzambikora, ndashaka bino bintu bimeze nk'amasomo kuzajya mbikora nkabipostinga nyuma ya saa sita, noneho ibindi nkabishyiraho imbere ya saa sita, noneho byo bikanasharingwa wenda kuri channel 2 dufite, iyo bita Global Insight, noneho tukagira n'indi bita 1000 Hills Rwanda, ni ukuvuga imisozi 1000 y'u Rwanda. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo izo zose tuba tuzikoresha, ariko ngiyo 1000 Hills Rwanda tuba tuyikoresha dushyiraho ibintu bifani cyane cyane. Gusa ibiri fani hano tuba tubikoresha nka recreation time, kugira ngo niba umuntu hari ukuntu ushobora gushyiraho isomo umuntu ntaryumve neza, abo ugasanga urimo uramushyushya ubwonko gusa, mushyireho n'akantu gatoya ko gutuma aruhuka mu mutwe, yisekere nyine ibintu bitamusaba gutekereza ibintu byinshi. Uyu munsi tuvuze ko tugiye kurebera hamwe iki, tuvuze ko tugiye kurebera hamwe icyo bita monetary fund. Impamvu mbivuga ni iyi, impamvu mbivuga nuko isanga isi yacu igenda ibamo impinduka, ugasanga hari abafite power abandi ntazo bafite, cyangwa se ugasanga power zirashiftinze zivuye kuri bamwe zigiye ku bandi. N'ibyo tumaze iminsi tubona mu minsi muri iyi minsi, cyangwa se bikiri na current, bikiri muri actuality, aho tumaze iminsi twanaliza ku ntambara ya Iran na Amerika, ndetse Amerika ifatanyije na Israel, aho twari tuzi ko cyangwa se abantu nyamwinshi bagendeye ku makuru cyangwa se ku byo bumvana media ziri international, bari bazi ko Iran igiye kuba wiped out, cyangwa se igiye gushwanyaguzwa na Amerika, mu gihe tuvuga ko muri Aziya Israel ikomeye, noneho tukavuga ngo yitiranyije na Amerika. Ubundi bavuga ko Israel cyane cyane abanyafurika tuzi ko ifite igisirikare gikomeye, gumanika ikomeye. Tugendeye ku bintu byabaye muri Uganda, aho baje bagatwara abantu bari bafashwe cyangwa se bari bashimutiwe muri Uganda, bakabatwara nta n'umuyobozi wa Uganda ubimenye. Abantu bose bakonfirima ko Israel ari igihugu gikomeye cyane mu bya gisirikare cyangwa se no mu buryo bwa intelligence. Ubwo rero bitekereza noneho Israel kuba yakwifatanya na Amerika bigatera igihugu kimwe, ni ukuvuga ngo icyo gihugu noneho kimaze imyaka irenga 50 kiri mu bihano biri financieri cyangwa se n'ubucuruzi, biri financial n'ubucuruzi, kubera ko icyo twita idolari, icyo twita SWIFT, ibyo bintu byose Amerika rimeze nkaho yabikupiye Iran, ndetse Iran no mu bihano by'Uburayi uteranyijeho ibihano bya UN. Urumva ko igihugu kiri mu mage nk'ayo ngayo, twumvaga ko Amerika ni igitera koko yabishatse koko ikashyiraho imbaraga zayo, twumvaga ko kitari bumare n'icyumweru gisivayivinga cyangwa se ngo kibe kikiriho, kuko baraba bagishwanyaguje bagakuraho systeme yose
bamara gukora system yose bagahita bashyiraho indi system yabo bashaka ikora ibijyanye n'inyungu zabo. Ariko siko byagenze, muribuka ko bamaze igihe kinini bica aba generals, bica perezida wa Irani, bagera naho ku bitero by'ejo bundi bahise bica Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga muri Irani. Ibi ngibi ntekereza ko uburyo babikoze, urumva buriya muri Syria system yabo ni ukuvuga ngo perezida wa Syria akimara guhunga akagenda akajyaho indi system cyangwa se inyeshyamba zishyikiwe na Amerika, bumvaga ko Irani imbaraga zayo zimeze nk'izigabanutse, bahita bagira gute, bahita bayitera, bayikorera ibintu bikomeye byinshi cyane, barashwanyaguza ibikorwa remezo, ibintu bya nucleaire, bya technology, bica aba scientifique. Ariko byarangiye Irani ibashe guhangana n'icyo kintu, ndetse izana ku meza y'ibiganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uyu munsi bari kuganira ku cyo twita 14 point cyangwa se point 14 bagomba kumvikanaho, kandi Irani ikaba ifitemo iki, ikaba ifitemo akaboko gakomeye muri ibyo biganiro, kuko icyo yanze ntabwo gikorwa. Uyu munsi rero niyo mpamvu nshaka kugira ngo tuganire kuri International Monetary Fund, tumenye ngo ni iki. Muribuka ko twavuze ko mu 1944 habaye inama y'ibitaro Bretton Woods, igashyiraho Bretton Woods system. Iyo system yabyaye World Bank, ibyara na IMF cyangwa se International Monetary Fund. Ubu International Monetary Fund ni iki? Tureka dusome definition yayo mu rurimi rw'icyongereza, ariko turagerageza kwisobanura mu buryo twese tuyumva. Baravuga ngo the International Monetary Fund is international organization established to promote international monetary cooperations, facilitate international trade, ensure exchange rate stability, and provide financial assistance to countries facing balance of payment problem. Ni ukuvuga ngo ahangaha turimo turareba ngo ni ikigo mpuzamahanga gifasha mu gukorana cyangwa se no kugira ngo cyorohereze uburyo mpuzamahanga mu bucuruzi, kandi noneho kibesheho ko gifite exchange rate. Exchange rate ni ukuvuga ngo murabona ko iyo tugiye kureba agaciro k'ifaranga ryacu tukabara mu madolari, ni ukuvuga ngo iyo niyo system twita ngo ni exchange rate, vuga ngo ihora ihindagurika gute cyangwa se iri stable, noneho igatanga na assistance mu bihugu bifite ikibazo cya balance of trade cyangwa se balance of payment. Balance of payment ni iki? Ni ukuvuga ngo ngewe niba njyanye tuvuge ibishyimbo ku isoko, nkeneye umuceri w'ibihumbi 50, ngomba kujyana ibishyimbo ku isoko kandi bifite agaciro kangana na bya bihumbi 50, singire balance of payment yanjye igahita iba zero. Noneho bavuga ko bafacilitate cyangwa bafashe ibihugu bifite icyo kibazo cya balance of payment. Noneho ako kantu ugashyire mu mutwe ku ruhande rumwe. Noneho iyi ni system cyangwa se ni organization yagiyeho mu 1945. Ubwo urumva yabaye yabaye ino nama ya Bretton Woods yabaye mu 1944, nyuma yaho bashyiraho kino kigo mu 1945. Ariko mu kuvuga yatangiye gukora cyangwa se kujya muri operations 1947. Noneho aho ifite headquarters cyangwa se icyicaro gikuru giherereye mu Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vango akaba ari financial specialized agency ya UN. Nukuvuga ngo tukimara kumva ko ari UN itushiraho question mark. Noneho nizihe objective cyangwa se ni ukuvuga ngo niki yiyemeje gukora to promote monetary cooperations. Ukuvuga ngo uburyo bwo kumenya ngo kino gihugu dukurikije ubukungu bwacyo, ubundi ubukungu bwacyo cyangwa se exchange rate yacyo yakagombye guhinduka gute. Muribuka ko uyu munsi nababwiye ko kubera ikibazo cya peteroli, kandi iyo peteroli ikaba ari price cyangwa se ishyirwa mu giciro cy'idolari, ikaba noneho yarabaye nkeya ku isoko mpuzamahanga kubera intambara iri hagati na Amerika.
yahise ihenda, noneho kwa guhenda bihita bistimulatinga icyo twita idolari rigira agaciro. Ni ukuvuga ngo ifaranga riri lokale ritangira gutakaza agaciro, aho iyo ugiye kureba n'ejo nahoze ndi kureba kuva muri 2017 muri 2017 idolari ryari kuri 650, uyu munsi riri hagati y'igihumbi na 400, hagati y'igihumbi na 450 n'igihumbi na 500. bivuze iki? Bivuze ko uramutse ukoze ibi ngibi ukavuga ngo uyu munsi igihumbi kadufate kuri 450 tukora 650 tukagabanya 650, ibyo ubonye ubikube n'ijana, uratubona ngo kuva muri 2017 ngo idolari rimaze guta agaciro kangana. Kuvuga ngo apana idolari, ifaranga ryacu rimaze guta agaciro kuri kangahe kwijana, kubera ko dufatira kuri, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niyo twita rate initial cyangwa se price initial. None iyo ubikoze gutya uhita umenya ngo byibura ifaranga ryacu rimaze guta agaciro ku kigero kingana gute. Urahita umenya ngo noneho idolari bifite imbaraga zingana iki ku rwego mpuzamahanga. Noneho ngaho kuvuga ngo to promote international monetary cooperation. Ubundi the word monetary ni ukuvuga ngo iyo dukoresheje terime bita ngo ni monetary, ni ukuvuga ni ibintu byose bijyanye n'amafaranga. Noneho iya kabiri, objective ya kabiri, to facilitate expansion and balance growth of international trade. Noneho ndaza kukwereka ko ibi bintu byose iyo ugiye kureba usanga nta kintu kimwe bimariye Afrika. Noneho to promote exchange rate stability, assist in establishment of multilateral payment system, anga nabwo icyo bita SWIFT, anga to provide short term financial assistance to countries facing bunch of trade problems, noneho to reduce poverty and promote sustainable growth. Ahangaha ni ukuvuga ngo tuno tuntu twose mu magambo turasoundinga very well, ariko niki kiri inyuma yabyo, niki kiri inyuma y'aya magambo yose. Eske ni ukuvuga ngo tuvuge nka Afrika imaze imyaka myinshi kuva mu myaka ya za 60 tuba ko Afrika ari bwo yatangiye kubona ubwigenge. Kuva Afrika yatangira kubona ubwigenge yatangiye kubona imfashanyo, kwa ko ubukorone bwenda bwashobora bava ngo bakora ibikorwa remezo ngo bakora ibiki, urumva bwari buhagaze. Noneho bakoresha indirect colonization, ariho banyuza bino twita ngo ni inkunga ndetse n'amadeni. Ushobora kwibaza ngo tuvuge International Monetary Fund iguriza amafaranga abantu iyakuye hehe? Wowe ikendo wicara ibibazo wawe ubwawe. World Bank iguriza amafaranga abantu iyakuye hehe? Bigira ikibazo. Numara kubigira ikibazo urahita nawe uraza gutangira gukora ubushakashatsi, noneho usobanukirwe uko bimeze. Noneho niziye function cyangwa se nakaye kamaro kayo. Nukuvuga ngo ibihugu biri muri iyo system, nukuvuga ngo national the economy and financial policies, nukuvuga ngo financial policies na bihugu n'uburyo bwo gukora policies zijyanye na financier cyangwa se zijyanye n'ubukungu. Nukuvuga ngo ibyo bihugu IMF ibikora surveillance. Bura IMF idetermina rate y'idolari ku isi. Ariyo mpamvu nyine iyo bakwimye, urabizi ko nabwiye ko nukuvuga ngo buriya bihugu byose byo ku isi bigomba kugira icyo bita reserve mu mafaranga y'amadolari, mu idolari, kugira ngo bibashe kujya ku isoko mpuzamahanga. Sinzi wenda kino kintu niba ushobora kubasha kucyumva, ariko ni ikintu kiri very critical. Ni gute ngomba kujya ku isoko ariko njyanye ifaranga ry'abandi? Noneho no kuvuga ngo kugira ngo iryo faranga ry'abandi ndibone biragenda gute? Ifaranga ry'abandi kugira ngo ndibone nuko ndi bufate production ibyo nakoze naranya nkabikonvertingamo ya mafaranga yabo. Kuko no kuvuga ngo niba tugendera ku cyo twita fiat money uyu munsi, fiat money ni amafaranga afite ikintu, ni paper, just paper money. Nuvuga ngo na mafaranga abakingo cyangwa se yishingikirize ku cyizere gusa, kubera ko niyo mpamvu bakita ngo bavuga ngo ni legal tender. Legal tender no kuvuga ngo kino kintu cyemewe na leta, yavuze ko kino gipapuro tugomba kugikoresha nk'amafaranga. Ariko wibuke ko nta kindi kintu
nta kindi kintu yishingikirijeho. Niba tukiri muri age ya gold standard, byibura bavugaga ngo amafaranga cyangwa se ngomba gukora amafaranga ajyanye na gold ifite hano muri banki. Ushobora kugenda ukabitsa gold, wenda bakavuga ngo ni gold wenda ya miliyoni. Iyo umaze kubitsa gold ya miliyoni baguhaga receipt, bamara kuguha receipt bafite agaciro cyangwa se ufite ubushobozi kuvuga ngo ufite amafaranga yawe muri banki angana na miliyoni. Nanone iyo wajyaga gusaba n'inguzanyo nicyo bagukoreraga, kubera ko baravuga ngo afite miliyoni muri banki, ikamera nkaho nyine ari deposit wakoze. Noneho rero iyi fiat money yo nta kintu na kimwe ivuze mu buzima, ahubwo icyizere gusa. Noneho ifata noneho production wakoze, umaze tuvuge wenda ukorera ukwezi, amafaranga iyo production wakoze, kugira ngo umenye value yayo nuko urayavunjisha mu idolari. Tuvugenda niba muri 2017 idolari rya 350, uyu munsi rikaba ari 450. Icyo bivuze ni ikiriro, icyo bivuze nuko kugira ngo ubone amafaranga uhembwa uyu munsi urakipinga aya ngaya 650, noneho nurangiza ukora icyo bita Rio. Noneho aya ngaya ya none ahangaha 450, tuvuge urugero niba twaravuze ko muri 2017 twarakoze production wenda ya toni 100 z'ibigori, wenda bakaduha miliyoni 1. Uyu munsi twaba dufite toni 100, none wenda bakaba bari kuduha miliyoni 1 wenda na 600. Nukuva ahangaha turayita Rio, ayangaha tuyite nomino. Ayangaha twise nomino rero kugira ngo ugumane umenye ko ubukungu bwazamutse. Okay, ahangaha akenshi na kenshi iyo bari kuvuga ko ubukungu bwazamutse, kubera ko umuturage batabizi bagendera kuri nomino, ariko iyo ugiye kureba kuri Rio, niba utazamuye production ntabwo ubukungu bujya buzamuka. Niba warezaga ibishyimbo 100, tuvuge urugero, niba narezaga ibishyimbo 100 bakampa 50, uyu munsi n'ubundi nkaba neza 100 bakampa 200, ntabwo ubukungu bwazamutse. Icyo ni ikintu abantu baba bagomba kumenya. Noneho ukibaza ngo ni gute IMF ishobora gupromotinga cyangwa se gufasha ibihugu byahuye na balance of payment kandi itabisapotinga ngo bizamure production yabyo. Ni ukuvuga uburyo bwo kubisapotinga nuko bakohereza abanyemari benshi bakaza gushinga inganda mu bihugu bitandukanye. Noneho niba twari dufite inganda 10, twari dufite inganda 50, niho tuzavuga ko ubukungu bwazamutse. Ariko niba ari uruganda rumwe kandi ukaba utarigeze bwongera kongera capacity ya production, bivuze ko ubukungu butigeze bugira gute buzamuka, ahubwo twagize ikibazo cya inflation problem cyangwa se ifaranga ryacu ryataye agaciro. Ariyo mpamvu twagurishaga ibintu toni 100 z'ibishyimbo kuri miliyoni, uyu munsi twazi kuzigurisha kuri miliyoni 1 na 600. Ibi ngibi uzabisanga muri Rio Estate, aho umuntu azakubwira ngo ikibanza hano cyaguraga ibihumbi cyangwa se miliyoni 5, ngo none ngo uyu munsi ngo kiri kuri miliyoni 20. Nukuvuga ngo kivuye kuri miliyoni 5 kuri miliyoni 20. Ikibanza ubutaka ni bumwe. Normally bishobora kugira agaciro bitewe n'umuntu uri kubibyaza umusaruro. Aribyaza umusaruro gute? Arumva logique gute? Niyo uburyo ari bwumvemo logique, nubwo ari bukigura miliyoni 20, ariko hari ibindi bintu bitazamutse kuri rate ingana na Rio Estate. Ibyo bintu bitazamutse rero bituma byibura ya Rio Estate ivuga ngo wenda wakuyemo akanyungu, ariko na normal nta nyungu birimo kwa ko ubutaka bari bwa bundi. Noneho ubwo impamvu bihari kubera ko niba yazamutseho miliyoni 15, urazibyaza umusaruro mu bindi bintu biri different. Ni ukuvuga ngo bidafite aho bihuriye na Rio Estate. Ariko ruzigera muri Rio Estate nujya kugura bya bintu wagusha kuri 20, urasanga uri tubigura 21. Ni ukuvuga ngo nujya kubikonvatinga usanga aho wowe uguye muri rose. Reka twihute. Noneho
buriya IMF igira ibihugu 190 by'abamembers, 190 ibihugu byose 190 by'abamembers ba IMF, ariko yine angaha ino reporting ya 2024, ariko ni ukuvuga ngo membership no ubundi nta gihugu na kimwe kitayemerewe, ariko normally ntabwo nemeranya ko twagombye kuba tuyijyamo. Noneho reka turebe ahangaha kuri point ya 5, turebe kuri ntuza kuri capital ya ntuza ya turebe kuri capital na quotas. Turebe quotas ni iki? Ni ukuvuga ngo the IMF resources come from quota paid by members. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese bakurikije financial status yiwe niye contribution agomba gutanga muri IMF. Ni ukuvuga ngo bakavuga ngo noneho quota yo contribution yawe determines the amount of country can borrow from IMF. Ni ukuvuga ngo IMF ikuguriza cyangwa siguriza bitewe na kota ushobora cyangwa se n'ubushobozi bwawe, ntayipfa kuguriza gusa. It's also determine voting power of a member. Ni ukuvuga bitewe na kota utanga. Ariyo mpamvu bino bihugu usanga Amerika ibifitemo ijambo muri izi institution yaba World Bank na IMF, Financial International Monetary Fund. Ni ukuvuga ngo banke Amerika usanga bifitemo ijambo kurusha ibindi bihugu ibyo ari byo byose. Noneho reka turebe loan and facilities. Mfango ni gute noneho ibijyanye n'inguzanyo. Naho nge nakubwiye ngo hari akantu ugomba kwibuka. Wibaze ngo World Bank ikuraho amafaranga yo kugira ngo igurize ibindi bihugu. Twibukiranye World Bank ni banke y'isi, ariko ntabwo yishuinga currencies, nabikora amafaranga. Noneho raisinga amafaranga cyangwa se ikoresha amafaranga ikuye he ijya kugira gute, ijya kuyaguriza ibindi bihugu. Iyo ni ntuzanire, ni ikintu abantu bose bagomba kwibaza. Narabwiye ko real economy it's about ni ukuvuga ngo ni production and service. Ariko iba promoted by production, kuko ntabwo iyo tugiye muri service tujya muri education, tukajya muri health, tukajya muri health, tukajya muri security, tukajya mbese ibintu byose biri intangible ushobora ubona cyangwa se ushobora consuminga, ariko biri intangible. Noneho iyo tugiye kuri production ni ibintu byose biri tangible. Ni ukuvuga ngo ino mark yabaye produced. Ni ukuvuga ngo ino mark iyo tugiye kuri production line yayo ushobora gusanga ishobora guproviding cyangwa ishobora kugaburira imiryango irenze 10. Tugiye kuri production line yayo kuva ni ukuvuga tugiye duhereye kuri raw materials ushobora gusanga ishobora kugaburira imiryango 10. Ariko muri service du consuminga because we have production, kubera ko twa producing. Noneho mu gihe igihugu kitaragira ino production, bivuze ko icyo gihugu nta kintu na kimwe kiba hari cyo mu rwego rw'ubukungu, just no guhabwa inkunga no kugira gute no kwa karoni. Ariko roni nayo tuvuye nk'ibihugu bya Afurika, buriya roni zabyo kugira ngo zishyurwe nuko abaturage ba Afurika bagomba kuba penalized, nta nubwo bagomba gutera imbere, kubera ko uburyo burden bashyirwaho mu kugira ngo babone amafaranga bishyura ya madeni batse ziba burden nini. Noneho ugasanga uburyo bwo guteza imbere ibihugu cyangwa se n'abaturage muri rusange ba Afurika biragoranye. Noneho reka turebe general resources loans, standby arrangement, extended fund facility, rapid financing instrument, poverty reduction and growth trust, concession loan for low income countries. Noneho izi ntuza zino loan and facilities, izi ngizi ni ukuvuga ngo urabona ni ubwoko bw'amaroni batanga bitewe na capacity y'igihugu. Noneho reka turebe ubundi akamaro ka IMF mu buryo ariko ushobora kugenda ukiga mu ishuri. Ariko ngere hangane bagira ngo opening our mind, twibaze IMF
ubundi bihugu bya Afurika ni ngombwa ko muri IMF? Ese nibyo koko? Cyangwa IMF na World Bank ni ibihugu byashyizweho, ni ibigo byashyizweho kugira ngo byibura bikomeze bikipinge ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bigumishe mu bukene. Nababwiye ko hari ikintu bita structural adjustment program. Uzi iki kintu iyi ngiyi ni Sekibi. Iyi ngiyi ni program ya Sekibi yo gukipinga cyangwa se yatumye n'ibihugu bya Afurika bisubira inyuma bikava no kuri level byari biriho, ahubwo bigasubira inyuma kugeza aho uyu munsi ibihugu bya Afurika bigenda byipotinga tekinoloji y'ibindi bihugu bikayikonsuminga, ndetse aho kugira ngo bifate umwanya biproducinge proje yabo cyangwa se tekinoloji yabo, ahubwo bakagenda bilinkinga kuri tekinoloji igezweho y'ibindi bihugu idafite ikintu na kimwe ishobora kubimara. Tuvuge urugero, niba ntarabasha gukora igare, ntabwo nakagombye kwishimira ko tugeze ku rwego rw'uko isi iri gukoresha imodoka n'amamoto by'amashanyarazi, kubera ko nta kintu bimaze. Iyo ni tekinoloji y'abandi, njye nta hantu hamwe yenda kungeza, buretse gukomeza kunkipinga ndi umukonsiyuma wabo. Ariko ubundi muri rusange ibyo bintu nta nubwo bishatse nagomba nabwira twa tuntu cyane mfite, ahubwo nkagomba kuba focuse kuki mu buryo nazamura tekinoloji yanjye, ngoma shyira imbaraga muri education. Tuvuge education uyu munsi, iyo ugiye kureba usanga education yarasigaye, nta mwana ukimenya gusoma, nta mwana ukimenya kwandika. Kubera iki? Kubera ko impamvu ubwo baradukipinga kuvuga ngo dukoreshe AI ntabwo ari tekinoloji yawe, ni ukuvuga ngo barakubwira ngo iza facilitatinga akazi utanazi. Dukeneye abantu bari tafu gushobora gukora projection, none izo projection zikamenya uburyo zigomba gukoresha AI, kandi nabwo yaba AI nziza ishingiye kuri local technology. Tuvuge urugero, niba Amerika ihanganye n'abashinwa muri AI, bahanganye n'abanyaburayi bari muri iyo competition, Afurika ntisigara inyuma, nayo ikaba iri kugenda iproducinga AI yayo, ni ukuvuga tekinoloji yayo. Uyu munsi twaba tuvuga ngo ntago twakagombye kuba twikorera igare kuva hasi kugera igare rirangiye, radio, mbese utuntu twose tuntu tugiye tworoheje, mu gihe tubashije gushyira imbaraga muri education. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi structural adjustment program ni proje ya World Bank, none idashobora gutuma Afurika itera imbere kugeza ahangaha, kugira ngo bimprovinge icyo bita balance of payment cyangwa se balance of trade, ni uko tubagomba gukuraho icyo bita subsidies. Subsidies ni ukuvuga ngo ni inkunga, ni nkunganire. Noneho iyi ngiyi namara kuyikuraho, education irahita irangira. Niyo mara ko education imara kurangira, ni ukuvuga health service irahita iba expensive. Noneho agriculture iraba irangiye, ni ukuvuga segiteri zose zirasubira inyuma, kubera ko leta irumva niba bayibwiye ngo kugira ngo dukomeze kuba inguzanyo, nuko icyo bita subsidies muri bugikureho. Uvuga ngo izi subsidies zose zirahita zisubiza za segiteri inyuma. Ariyo mpamvu ubona uyu munsi wenda tuvugiye ahantu hamwe na hamwe, kandi ntabwo ari muri Afurika ahenshi umwana ashobora kurangiza n'icyiciro cya primaire atazi gusoma, mu gihe umwana warangiza wa gatatu wa kane primaire yabaga afite bagage ya education ihagije iyo ari yose ishobora kumufasha gukora ibintu byose. Ariko uyu munsi umurangiza secondaire nta bagage ya education aragira. Ni ukuvuga ngo ibi byose bituruka kuri structural adjustment program. Noneho ahangaha ni ukuvuga ngo ubundi muri make tuvuga ko mu buryo bwa education, mu buryo